Hello guys, muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza uko waca support resistance hamwe na trend lines wifashishije computer kuri chart yawe ya trading kugira ngo urebe neza icyerekezo cy'isoko kugira ngo ubone neza uko wafata umwanzuro wa nyawo wo kugura no kugurisha currency pairs ushaka inyungu. Izo support na resistance hamwe na trend lines ndagenda nzica kuri currency pairs zitandukanye, urugero nka Euro USD, GBP USD, USD CHF, Euro GBP, GBP CHF hamwe na gold cyangwa se zahabu n'izindi pairs zitandukanye kugira ngo ubashe kubisobanukirwa neza tugendeye kuri izo ngero zitandukanye. Alright, wabasha gusobanukirwa no kubona neza uko nakoreye inyungu iri hafi kungana n'ibihumbi 15 by'amadolari angana na miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi nkorera trading zimwe muri zo currency pairs maze kuvuga. Alright, urabona neza ubwoko bw'amasoko atandukanye nababwiye mu masomo yabanje, ariyo up trend market akaba ari isoko rizamuka, down trend market akaba ari isoko rimanuka, hamwe na sideways range cyangwa se consolidation market akaba ari isoko ritambika. Ayo masoko yose nonaha ugiye kuyabona kuri chart za nyazo mu isoko rya forex market, unabone neza uko tuyakorera trading live. Alright guys, murakaza neza kuri YouTube channel icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learned. Yewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Inyase Gakwerere. So guys, kugira ngo ube successful cyangwa se ushobore kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire, hari intambwe 6 udashobora gusimbuka mbere yuko utekereza kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Alright, 6 etape cyangwa 6 steps you can't escape before you think to make money from the forex market consistently. Izo ntambwe nizi. Intambwe ya mbere udashobora gusimbuka ni ukwiga theories cyangwa se theory cyangwa se amagambo yose asobanura neza online forex trading icyari cyo, kabasha kuyasobanukirwa neza mbere yuko ujya muri practice. Intambwe ya kabiri udashobora gusimbuka ni ugukora practice kuri demo account ushyira mu bikorwa ibyo wize muri theories. Intambwe ya gatatu udashobora gusimbuka ni ugukora practice kuri live cyangwa se kuri real account, muri make ugatangira gutradinga amafaranga ya nyayo ugerageza kuyazamura. Intambwe ya kane udashobora gusimbuka ni ukubaka strategy ya trading ugendeye kuri experience umaze kugira muri iri soko. Intambwe ya gatanu udashobora gusimbuka ni ukubaka trading plan igomba kugufasha kubyaza umusaruro isoko rya forex trading mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Intambwe ya gatandatu udashobora gusimbuka ni ukubaka psychology cyangwa se imitekerereze y'abatraders bahora babyaza umusaruro iri soko mu gihe kirekire mu buryo buhoraho. Izo nizo ntambwe 6 udashobora gusimbuka mbere yuko utangira gutekereza kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho. Niba wumva witeguye kwiga neza iyi business ukigana natwe aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyi nimero akamenyetso ko guteranya 250 7824 40 ubundi tugahera ruhande tukakwigisha aya masomo yose, tukakunyuza muri izi ntambwe cyangwa se izi steps zose uko ari 6 tuguhana mentorship mu gihe kingana n'umwaka kugeza tugufashije kubaka trading plan na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko rya online forex market mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Alright, aho waba uri hose ku isi aya masomo twayakwigisha nta kibazo dukoresheje leverage of technology cyangwa se ikoresha ububasha rya technology nta kibazo. So guys, kora subscribe na like ubundi ukomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Reka dutangire twirebere uko waca support na resistance hamwe na trend lines ukoresheje computer kugira ngo ushake entry nziza yo kugura no kugurisha currency pairs ushaka inyungu. Alright, isomo rya kane igice cya 4, sobanukirwa neza uko waca support na resistance hamwe na trend lines kuri chart yawe ya trading ukoresheje computer. Of course ubu none ugiye gusobanukirwa neza uko ushobora guca support
za resistance hamwe na trend lines kuri chart yawe ya trading ukoresheje computer mu gihe urimo gukora analysis ushaka entry nziza yo kwinjiriraho kugira ngo ukore sell cyangwa se buy ya currency pairs ushaka inyungu. Right? So guys, reka nkwereke uko ushobora guca support na resistance hamwe na trend lines kuri chart yawe ya trading. Uko ubibona kuri iyi chart ngo urimo urabibona neza ko hano uhafite pairs enye, ariko ndaje nongeremo izindi pairs zigere nko mu 10 ubundi bite ngenda nkwereka uko duca support na resistance hamwe na trend lines kuri buri pair mu gihe turimo gushaka icyerekezo cy'isoko kugira ngo dukore sell na buy ya currency pairs dushaka inyungu. Ndakeka waramaje gusobanukirwa neza uko dukoresha ino platform. Isomo ryerekana uko dukoresha ino platform kuri iyi channel ririho namaje kurigezaho hano. Niba utazi gukoresha iyi platform wagenda ukareba iryo somo ugasobanukirwa neza uko tuyikoresha buri kimwe cyari cyo cyose nagishizeho. Ubwo rero reka nze mbanze nongeremo izindi pairs nteganya kugenda ncamo ama trend line n'ama support n'ama resistance. Urabona mfitemo enye hano, ariko reka ndebe uko nakongeramo izindi. Nkuko nabibabwiye unyura hano hejuru mu nguni, urabona ko hano harimo pairs zose n'amasoko atandukanye dushobora gukora trading ngira ngo urimo urayabona. Ariko ngiye pairs zanjye kubera ko ino account yanjye ni ECN kuri uyu mubroka, ubwo Euro USD irimo na GBP USD, reka nze nongeremo USD CHF yigiyemo na USD JPY, ubwo zimaje kuba 6. Kanongeremo na Euro JPY, ubwo ni 7. Reka njye hano na Forex ECN tungire izindi nongeramo 2 cyangwa 3. Kanongeremo Euro CHF, kamitemo randomly NZD USD, kanongere mitemo indi pair imwe zibaye 10. Kanshiremo yenda na AUD JPY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reka nongeremo na gold hamwe na United States dollar, ubwo ni zahabu ni dolari ibi ya 11. Kujya hano kuri gold 0 ni iyi ngiyi XAU USD, nayo ngiyi nyishizemo. Nkuko ubibona urabona ko chart yazo itandukanye na chart nari nsanganywe kuri zino pair nari nsanganywemo. Nkuko nabibabwiye mbigisha ino platform ngira ngo nabigishije uko dusavinga template ya chart imeze nka gutya umuntu akoresha, barangiza ukagenda uyapplyinga cyangwa se izindi uzihindura nta kibazo. Unyura hano kuri uklikamo kuri right click ukajya hano kuri template ugahitamo chart wa wasavinze. Ni iyi ngiyi chart yanjye nkoresha yitwa icyerekezo Forex chart. Urabona ko USD CHF iyi si hinduka. Kanye no kuri USD JPY nayo nyihindure. Za pairs zose nongeyemo ngende mpindura chart yazo zose, reka ngende nzihindura zigire chart ya black and white na candlestick z'umutuku. Hamwe n'icyatsi. Chart zose mbanze nzihindure, ubundi nyuma ze kugenda ngira gute shamo ama support n'ama resistance hamwe n'ama trend lines, genda ubona ukuntu tubicamo. Right, ngurimo urabibona neza uburyo ngenda mpindura chart kuri chart mba nasavinze na zahabu. Reka nyihindurire chart, ubwo ni pairs nongeyemo none ahawe hisongera kubiboneraho uburyo tugenda tuzongeramo. Kanone umpere kuri pair ya mbere ngende ncamo support na resistance hamwe n'ama trend lines. Ubona
Euro USD none ahabunye ifite iri muri 4 hour time frame cyangwa se muri time frame y'amasaha ane. Nkuko nabibabwiye, iyo dushaka gucamo amasupport n'ama resistance kuri currency pair tubanza gushyira muri time frame nini nk'iy'ukwezi cy'umweru, tugenda tumanuka tujya muri time frame y'amasaha make. Ubwo reka Euro USD nishyire muri time frame y'ukwezi. Time frame ngira ngo urazibona hano hejuru niho ziba ziherereye. Reka nishyire muri time frame y'ukwezi ndebe ibyo yakoze, ubundi ncemo support na resistance. None ni gutya bayinyereka Euro USD muri time frame y'ukwezi, kancemo support na resistance. Kuna bibabwiye ukirika hano ukareba aho igiciro cyageze hejuru hashoboka na ahangaha. Ngo nanabigishije uko ino mirongo ushobora kugira gute kuyihindura ukaba wayigira imirongo minini igaragara, n'ibara ryayo warihindura nta kibazo ukayiha rushatse ubona. Ariko reka nge mpindure size yawo, urabona ko ino size iragaragara neza. Ubwo nciye resistance aho igiciro cyageze hejuru hashoboka kuri monthly time frame, noneho igiciro cyageze hasi hashoboka na ahangaha. Ubwo nciye support. Reka mpite njya muri weekly time frame nanone nkomeze ncemo ama support n'ama resistance. Ukuvuga muri weekly time frame ushobora no guciramo na trend line, ariko aho igiciro cyageze hasi hashoboka muri weekly time frame kigeta kizamuka na ahangaha cyaremye support. Urabona ko cyari rejectinze ni resistance hano hejuru rwose, urabona cyari rejectinze. Ukuvuga hano muri weekly time frame ushobora no gucamo upward trend line. Upward trend line kuyiturutsa hano mu isomo ry'uko dukoresha ino platform narabigishije uburyo tubikora. Nayo reka nyihindurire properties ibe nini igaragara neza, ukayicamo gutya. Uncemo upward trend line muri weekly time frame, nkuye aho igiciro cyageze hasi hashoboka kizamuka. Ko nawe babwiye ko utegereza ko isoko rirema udusongero tubiri, warangiza ugacamo trend line. Murimo urabibona ino trend line ukuntu nyiciye. Nyiciriye hehe? Muri weekly time frame. Kubera ko Euro USD urabona ko iri mu cyerekezo kizamuka. Kanye muri daily time frame ndebe hano ukuntu rihise rigaragara. Kora zoom in na zoom out ukareba, urabona ko ya mirongo naciriye muri weekly time frame iragaragara neza hano kuri daily time frame. Witegereze neza Euro USD kuri daily time frame, ngiye kongera ncemo indi upward trend line. Ni ukuvuga Euro USD kuri daily time frame igiciro cyaturutse ahandi hasi na ahangaha. Ngira ngo urimo urabibona neza ino upward trend line nciye kuri Euro USD. Urabona ko witegereje neza hano hejuru igiciro cyamaje kuyibreakinga kirakomeza kiramanuka. Dukomeje kumanuka mu masaha ane, nkore zoom out manuke ndebe, urabona ko igiciro mu masaha ane hano kuri Euro USD hano cyaremye resistance. Ubyagenda uko ariko kose urabona ko turamutse duturutse hejuru tugaca downward trend line, urabona ko aha ni isoko yageze rihita ryongera biramanuka. Ukuvuga rero iyo bimeze gutya ino trend line nimba ndimo kubona yaramaje kuba broken, igiciro kikaba cyarayinyuzeho, ubu ngubu yamaje kuba useless, umuntu yayideletinga. Ahubwo ubwo nkatangira kugendera kuki kuri no trend line imanuka. Ukuvuga ubu Euro USD witegereje neza ube entry nziza yo kuyikoreraho seri na ahangaha hano kuri 1.14 220.
ubu nshobora gutegereza yuko igiciro cyiza kikatestinga ino trend line kikaba cyayiburekinga confluence entry, nayishakira hano kuri no resistance. Alright, ubu hano mbishatse nahita mpashyira sell limit, ngira ngo uko twinjiza orders mu isoko narabibigishije. Unyura hano niyo order, hano nkaba nahindura lot size, kashyiramo wenda lot size ya kabiri kubera ko account ifiteho $39 by'idolari. Narangiza nkajya hano nkareba pending order, nkashyira sell limit hariya kuri 1.14,220. noneho stop loss ashyiramo pips 40, ubwo ni 1.14,62 0. Take profit reka ubwo nihe pips 100, ubwo ni 1.13,22 0. ashyira gute? ashyiramo pending order. urabona no kuvuga ko pending order yanjye igiye hano, ngira ngo urimo urayibona mvanye ino resistance ngiye muri kano karongo k'ubururu, ni hano my pending order iherereye ya sell limit. no kuvuga igiciro ubwo nikizamuka kikagera hano, ndinjira mu isoko, ikizamuka kikagera hano hejuru, ndinjira mu isoko, nimara kunyinjiza mu isoko nikimanuka kikaza hano handitse TP kuri kano karongo gatukura, none nteganya gufatira inyungu. ariko kiramutse kiburekinze kikaza hano, ubwo nava mu isoko n'igihombo cya pips 40. ni gutya tugira gute dukoresha amatrend line n'amasupport n'amaresistance dushaka entry yo guseringa cyangwa se kubayinga currency pair. ubu none aha urabona ko nciye amatrend line mvuye ku kwezi nkamanuka nkagera mu munsi, ajya no mu masaha ane, bise mbone entry yo kugira gute yo guseringiramo Euro USD. kanjye kuri GBP USD, ubwo ndajya kuri monthly time frame ndebe ibyo GBP USD yakoze. zoom in na zoom out, areba neza. urabona ko witegereje neza GBP USD yamaze igihe mu myaka ishize ijya muri down trend. Alright, aho igiciro cyageze hejuru hashoboka ni ahangaha kuri monthly time frame, kandi igiciro cyageze hejuru hashoboka ni ahangaha gikora resistance kiramanuka. ahandi cyageze hasi hashoboka ni ahangaha cyakoze support kirarejectinga kirazamuka. ahandi cyageze hejuru hashoboka ni ahangaha ni mu byaha. ubu hano ni resistance area. kanjye muri weekly time frame ndebe, ngiye hano muri weekly time frame GBP USD yaje hano ihitirema support. ubu hano ni support area kuri GBP USD, noneho ahangaha hakaba resistance, cyaremeye resistance ahangaha. tumanutse kuri daily time frame GBP USD ahangaha yaremeye support, nako rwose yanarejectinze inarema rwose ya candlestick nziza ya bullish pin bar, ngira ngo urimo urabibona ahangaha. ubu ni ukuvuga ko uko byagenda uko ariko kose GBP USD iramutse burekinze ino resistance yo hejuru, twahita tubara ko igiye mu cyerekezo kizamuka gikomeza nyine muri continuation. ariko nubwo itari yanahaburekinga kugeza ubu ngubu irimo iratwereka ko GBP USD irimo kuzamuka. urabona ko uramutse uciye ino upward trend line gutya GBP USD, urabona ko ahangaha naho yaharemeye support, n'akandi gasongero yaharemeye itizamuka. turamutse tugiye mu masaha ane, urabona ko GBP USD ifite tendance yo kugira gute yo kumanuka. urabona ko hano yagize gute yaje kare mu tundi dusongero, urabona ko yanamaje kurejectinga
wa gatatu ino trend line. Ni ukuvuga rero bitewe n'ino sigino mbona aha ngaha kuri byagenda uko ariko kose urabona ko hano kuri ino trend line GBPSD yaremye spinning top candlestick irangije ihita imanuka. Nimba mwibuka ama candlestick dore ngiyi spinning top GBPSD yayiremeye kuri no downward trend line ihita ihuruduka iramanuka. Ni ukuvuga rero ubwo uwinjiriye hano kuri no trend line nciye nonaha nimba yari yayiciye mbere agahita sellinga GBPSD, ubu nonaha ari mu nyungu rwose pips zigera nko mu 100 zirenga hafi pips 100 nimba yaselinze. Alright, cyangwa urimo urabibona neza ibyo GBPSD irimo gukora. Katujye kuri Euro GBP. Euro GBP ifitemo orders nari nashizemo za buy, harimo izimo no kumpa n'inyungu. Hano hasi murabona ko mfite inyungu amadolari 140 nangahe 120 nangahe arimo nakagenda hindagurika. Eka nje muri monthly time frame nayo nyicamo amatrend line n'ama support. Euro GBP hasi hashoboka yageze na hanga kuri monthly time frame, hejuru hashoboka yageze handi na hanga, ahandi hejuru yageze hashoboka na hanga, ahandi hasi hashoboka yageze gate izamuka na hanga. Ngiyi urabona ko byagenda uko ariko kose urabona ko iyi ni support. Katujye muri weekly time frame turebe ibyirimo gukora. Muri weekly time frame Euro GBP ahantu yageze hejuru hashoboka ikamanuka na hanga, andi yageze ikamanuka na hanga, andi yageze ikamanuka nanone na hanga. Ubwo ni resistance area, andi yageze ikamanuka ariko igaferinga gukomeza na hanga. Katujye muri daily time frame tubirebe neza. Ni ukuvuga iyi byanga bikunda ni resistance. Akurabona ko Euro GBP yaje aho kugira ngo ujye muri continuation ikomeze imanuke ya breaking no resistance irakomeza iragenda ijya hejuru. Ko byagenda uko ariko kose Euro GBP kugeza ubu ngubu ureba ino price Euro GBP ifite tendance yo kuzamuka. Urabona uciye twadusongero tubiri nababwiye uteganya kujya mu upward trend line cyangwa downward trend line ngutu. Ni ukuvuga nyikorera buy inagende kuri no test yari yakoze hano kuki kuri no upward trend line, kandi urabibona yuko ifite tendance yo kuzamuka. Ubona ko byatsi muri daily time frame ifite tendance yo kuzamuka rejectinga ya trend line izamuka. Niyo mpamvu mubona hano mpafite entry za buy abandimo kujya ndimo kujya mu nyungu. Nonaha urabona ko hano hasi rwose barimo baranyereka inyungu y'amadolari 155. Alright, katujye kuri GBP-CHF. GBP-CHF muri monthly time frame urabona ko nayo irimo iramanuka. Ndebe hejuru aho igiciro cyageze hashoboka mace resistance. Urabona ko yaturutsemo hano hejuru rwose hano muri ino nguni ikamanuka. Hasi hashoboka GBP-CHF yageze na ahangaha. Kandi yageze hejuru hashoboka ikarema resistance ikamanuka na ahangaha. Ahandi yaremeye resistance na ahangaha, na ahangaha yemeye iramanuka. Kandi yaremeye resistance nanone na ahangaha, yaremeye iramanuka nanone.
kandi yaremeye resistance n'ahangaha naho yaremeye iramanuka. Alright, kandi muri monthly time frame iyi PCHF yaremeye resistance kamanuka n'ahangaha. Katujye muri weekly time frame turebe. Hano muri weekly time frame ahangaha naho GBP CHF yaharemeye resistance iramanuka. Ko bijyana uko ariko kose cyangwa se uko bigaragara uko ariko kose, ubona ko GBP CHF kugeza ubu ngubu iri muri consolidation muri weekly time frame. Ubona ko ni rya soko nababwiye riba ari muri consolidation, ritestinga support na resistance, igitari rigira gute rihindura icyerekezo. Ubu ni ukuvuga reka tube muri daily time frame. Urabona ko GBP CHF yari rejectinze iyi support irazamuka. Ukuvuga uko byagenda uko ariko kose muri daily time frame, urabona ko naho hano yaremye support igira gute irakomeza. Ukuvuga ubu ino GBP CHF dushobora kwitegereza hano hejuru bigiye kirekire, ariko kubera ko ifite tendency yo kuzamuka kanje mu masaha ane, ubu ahangaha niho kugira gute ko kuba umuntu yayibayingira. Ubona ko unaciye upward trend line kuri twa dusengero tubiri nababwiye. Ubu ni ukuvuga ino trend line ubundi uyica, ubu ni ukuvuga hano byari resistance. Ino resistance urabona yarayibreakinze, ubu ngubu yamaze kuba useless, urayisiba warangiza ukagira gute ugatangira ukareba uburyo wayibayinga mu cyerekezo kizamuka. Inturi nziza rero yo kubayingiramo GBP CHF na ahangaha. Umuntu ashobora kwitegereza muri no ngoni kayishakiramo inturi yo kuyibayinga. Alright, gutya bimeze. Kanje kuri USD CHF, kuri USD CHF kanje kuri monthly time frame ndebe. Monthly time frame kuri USD CHF ni gutya imeze. Hejuru hashoboka mbona shobora guca resistance yageze na ahangaha. Hasi hashoboka hano ishobora guca support yageze na ahangaha. Hejuru handi hashoboka nshobora guca resistance naho na ahangaha. Handi hashoboka hejuru nshobora guca resistance naho na ahangaha. Handi hasi hashoboka yageze nshobora guca support naho muri weekly time frame na ahangaha. Ni muri weekly time frame ndebe. Ubona ko ino USD CHF ya breakinze ni support muri weekly time frame. Hano hejuru urabona hari resistance. Ubu tuwe nk'urugero nko muri weekly time frame n'aba swing trader bashobora gutegereza kuri ino resistance bagakora sell ino USD CHF. Reka manuke nje kuri daily time frame. Ubona ko nubwo wenda navuze ko USD CHF ya breakinze, ariko urabona ko ifite tendency yo kuzamuka. Kuri daily time frame urabona ko hano ni support, noneho hano naho akaba support. Kwa dusongera tubi dushobora guca trend line kuri daily time frame. Urabona ko none hano ndadufite ushobora guhita ncamo upward trend line. No kuvuga ubu ngubu ino USD CHF ushobora kwitegereza hano muri ino nguni nayikorera buy mu gihe ya breakings. Ariko urabona ko nkabyendera kubwiraga ngo hari igihe ama resistance ahinduka support. Urabona ko uko byagenda uko ariko kose yaje itestinga ya resistance ya breakings mbere ihindura support, ifite tendency yo kuzamuka. No kuvuga niramuka irenza ngaho igakubita ikarenga hano hejuru, ubwo ndahita nca indi upward trend line hano izamure nyikubitire hano. Nono inos USD CHF nzayitegerereza ahangaha ni buying. Ariko niba itarakubita ngizamuka, ishobora kuzamuka yagera hano hejuru ikamanuka ikaza ikajya hano munsi ikamanuka ikaza ahangaha nkabona ibuyingira hano hasi. Ni gutya ducamo ama trend line
kuri pair yakoze ibimeze gutya, igiciro kimeze gutya. Alright, katujye kuri USDJPY. USDJPY muri monthly time frame ni gutya imeze, iri muri up trend rwose, ifite up trend nziza. Nona hasi hashoboka yageze na ahangaha, kandi hejuru hari resistance yageze hakaza kuba broken na ahangaha, kandi yageze hasi hashoboka ikarema support na ahangaha, kandi hejuru yageze hashoboka na uyu ni resistance. Urabona ko yaraharejectinze iramanuka. Muri monthly time frame USDJPY irimo irazamuka. Turi muri weekly time frame uko imeze. Muri weekly time frame ko bigaragara uko ariko kose USDJPY niramuka iburekinze ino support iri bukomeze ije hasi. Katurebe kuri daily time frame noko uko byagenda uko ariko kose ya rejectinze ino support, komeje kuzominga kayireba neza. Hano irasa nkaho yarimye indi support, kuva igiciro cyaje kikaburekinga hano hari resistance kikazamuka, ni cyerekana ko ino USDJPY ifite tendance yo kuzamuka. Muri daily time frame urabona ko ifite hano aho gucira upward trend line, ukuvuga ubu igiciro gishobora kuza cya testinga ino upward trend line iyi ngiyi, kikaba cyasubira hejuru cyangwa kikaza kigatestinga ino support kikabona ubusubira hejuru. Entry nziza yo kubayinga no USDJPY na ahangaha kuri no trend line cyangwa se hano kuri no support. Bisaba kwitonda ukabireba neza, ukareba za candlestick ko ziformira hano ukaba wayikorera buy. Alright, tumanutse mu isaha imwe ubona ko ifite tendance rwose yo kugira gute, yo kuzamuka nonaha, ariko ishobora kugira gute kugera hano nko kuri no downward trend line hano ikamanuka ikagenda ikajya hasi. Ni ukuvuga ubu ushobora kuyitegerereza hano umuntu akaba yayiseringa ikajya mu cyerekezo kimanuka, kubera ko nubwo ifite tendance yo kuzamuka none ariko ishobora kutarenga hano kuri no trend line ikakomeza ikajya hasi. Alright, cye kubibona neza. Tujye kuri EURJPY. EURJPY muri monthly time frame nayo irazamuka. Kadukore zoom in na zoom out nyirebe neza. EURJPY ahantu hejuru hashoboka mbona yageze ni mu byanga mu myaka yashize, nako inahatestinze ejo bundi igati imanuka, kandi yagize hasi hashoboka mu myaka yashize na ahangaha, ndi yageze hejuru hashoboka ikamanuka na ahangaha, kandi yageze hasi hashoboka ikazamuka na ahangaha. Ukuvuga katurebe muri weekly time frame ukuntu igaragara. Muri weekly time frame ushobora gucamo upward trend line, ubona ko EURJPY rwose irimo irazamuka. Nangaha ukaba wahaca indi upward trend line nako nayo yazamuka, ariko isa nkaho ishobora kuyiburekinga. Noneho ukomeje muri daily time frame EURJPY ihimira isa nk'aho imanuka. Hano yaharemeye resistance iramanuka, igeze na hano irema resistance iramanuka. Ino trend line wenda nyivanemo yambanze bikwereke neza. Ukuvuga none muri daily time frame EURJPY ubyitegereje neza nayo iri muri consolidation. Ubu ni ukuvuga iramutse iburekinze ino resistance
ishobora kujya kuri no resistance umuntu akaba yareba entry yo kuyiseringa, yagera hano kuri no support umuntu akareba entry yo kuyibuyinga. Ariko iramutse izamutse ka breaking no resistance ushobora guca support ahangaha, warangiza ugahita uca upward trend line izamuka gutya, ukaba wayitegerereza hano hasi, hano kuri no support ukayikorera buy iramutse breakinze hano hejuru. Alright, katujye kuri Euro CHF. Euro CHF ukanyishyira muri monthly time frame ndebe. Euro CHF muri monthly time frame irimo iramanuka. Nona ahantu yageze hejuru hashoboka mu myaka yashize na ahangaha mu bya hano, ahandi yageze hasi hashoboka na ahangaha iraha breakinga, ahandi yageze muri zoom na ahangaha iramanuka, ahandi kanye muri weekly time frame nyirebe neza. Muri weekly time frame ko byagenda uko kose iragaragara ko ino Euro CHF irimo kurejectinga hano, iyi ni strong rwose support, ahangaha akaba ari resistance. Byo kuri daily time frame ndebe, ukuvuga Euro CHF kuri daily time frame iyi nayo ni resistance. Euro CHF nonaha uburyo igaragara, iramutse ibreakinze hano kuri no resistance nibwo twatubara ko ikomeje izamutse mu cyerekezo kizamuka. Ariko ishobora kujya kuri no resistance ntiha breaking igahita imanuka ikaza ikabreakinga hano, ubwo twahita tubara ko igiye muri down trend. Ukuvuga rero ubu entry ya Euro CHF kugeza ubu nonaha ya buy cyangwa sell umuntu yayibara uko igiciro kimaze gusohoka ahangaha iherereye hagati y'ino support ni resistance. Ibreakinze hano umuntu yahita aca upward trend line gutya kuri kano gasongero, umuntu akaba yayitegerereza kuri no trend line cyangwa akategereza kuri no support akayikorera buy. Alright, kanje kuri NZD/USD New Zealand na United States dollar mishyire muri monthly time frame ndebe ni gutya imeze. Aho yageze hejuru hashoboka yaturutse nimwe hano muri no nguni niho mbona yaturutse, aho yageze hasi hashoboka ni mu byanga. Ubona ko isa nkaho rwose iyi ni support area nziza yahatese imipira 3 ndazamuka, kandi yaremye resistance na ahangaha ubona ko nayo yatese imipira 2 iramunuka, kandi nanone yaremye resistance imbere yuko imanuka na ahangaha. Ko yagenda uko ariko kose NZD/USD nona nayo imeze nk'iri muri consolidation, ntabwo irimo kubreakinga support. Bekanye muri weekly time frame ndebe, gendeye kuri weekly time frame ahandi yageze hejuru ashoboka na ahangaha iramanuka. Yo kuri daily time frame ndebe, gendeye kuri daily time frame NZD/USD kuva yarabreakinze iyi resistance ifite tendance yo kuzamuka. Ukuvuga ino NZD/USD kwishakira inturi neza ya buy umuntu yayishaka ari uko ibreakinze ahangaha, umuntu yayishakira inturi ya buy. Iramutse ibreakinze hano nciye ino resistance uhituca ino upward trend line kazi gafata hano, noneho ukaba wayitegerereza muri no nguni ukayigira gute ukayikorera buy. Alright, twagiye kuri AUD JPY kanje muri monthly time frame ndebe
kankore minimize zoom out ndebe ibyo yakoze. Urabona ko ni gutya igaragara. Hejuru mbona yageze hashoboka ni ahangaha, hasi hashoboka yageze ni mu byaha, ahandi hasi hashoboka yageze ni ahangaha. Njye muri weekly time frame ndebe, muri weekly time frame AUDJPY ahangaha yarahageze irema support, igeze hano naho irema support. Ukuvuga uciye upward trend line, ino upward trend line iragaragara ko yabaye broken. Yabaye broken, ni ukuvuga tujye kuri daily time frame tureba aho igiciro kigeze ubu ngubu. Hano hejuru kuri daily time frame ingiyi resistance, rero n'indi resistance. Ni ukuvuga duciye downward trend line ni gutya yamera twa dusongero tungana tubiri. Ko byagenda bigaragara uko ariko kose, ubona ko ino AUDJPY kuri daily time frame ifite tendency yo kuzamuka. Kubera iki? Katujye aho igiciro kigeze ubu ngubu. Ubona ko ahangaha yaharemeye support azamuka, naha iharemera support azamuka. Ubu uciye gutya upward trend line, ubona ko uko byagenda uko ariko kose ino AUDJPY umuntu ashobora kuyitegereza ikaba yatestinga hano ino support, umuntu akayikorera baje igakomeza ikazamuka. Nuko biramutse iburekinze no support yabigiye mu cyerekezo kimanuka. Right, katujye kuri gold ni dollar. Gutya ni bigaragara mu isaha imwe, kanyishyire mu kwezi ndebe gold mu kwezi rwose irazamuka, yakoze urwego ruzamuka. Aho yageze hasi hashoboka ni ahangaha, aho yageze hejuru hashoboka ni ahangaha, ahandi yageze hasi hashoboka ikarema support ni ahangaha, ahandi yageze ikarema support ikazamuka ni ahangaha, ahandi yageze ikarema support ikazamuka muri monthly time frame ni ahangaha. Tujye muri weekly time frame. Muri weekly time frame gold ahangaha naho yaharemeye support irakubitira bamurira zamuka. Kwanza gold muri weekly time frame ushobora guhicamo upward trend line ukayikubitira nk'ahangaha bitewe n'ibyo yamaze gukora. Noneho ukaza hano kuri daily time frame gold ubu ngubu uko byagenda uko ariko kose tugendeye gutya kuri daily time frame isa nkaho ifite tendency yo kugira gute yo kumanuka, ariko witegereje neza urabona hano kuri daily time frame iyi ngiyi yari support. Kuva gold yaravuye ahangaha ntihiste igira gute ikubita ngo ibambure itobore ino resistance izamuka. Gold ishobora kuba ifite tendency yo kujya mu cyerekezo kimanuka. Tujye mu masaha ane turebe. Kuvuga gold hano mu masaha ane iramuka ikomeza ikamanuka ikaburekinga ino support nyine ikajya hasi, umuntu ashobora guhita atangira kuyirebera icyerekezo cyo kuyiseringa. Ubona nciye downward trend line yendeye ku byo yakoze, aza hano acindi downward trend line gold byanga bikunda ifite tendency yo kumanuka. Gold kugeza ubu ngubu umuntu ashobora kwitegerereza nk'ahangaha hano, umuntu ashobora kwitegereza dore gold ahangaha, umuntu akaba yareba uburyo ashobora kuyikorera seri iramutse ikubise candlestick imanuka.
ikaza hano hasi unayategereza ko iza gitestingamo hano muri no nguni akayiseringa. Right, so guys, ndakeka ubu nonaha usobanukiwe neza uko waca support resistance hamwe n'amatrend lines kuri currency pairs wifashishije computer. Ndakeka ari ibi ngibi wabibonye, izi pairs zose uko ari 11 zose urabona ko bise mbisoza ngenda mbikora kugira ngo urimo uragenda ubibona ibyo nkoze nonaha. Alright, ni gutya rero tugenda duca ama support n'amatrend lines ku ma currency pairs tugira ngo tugire gute dushake entry. Ndakeka kubibonye. Okay, practice ya trading ubu twayitangiye, ugomba kuba in touch. Alright, ukuvuga ino account yanjye kugira ngo urimo urayibona nonaha kuri ya order yanjye nari ninjijemo ya GBP ya Euro GBP. Ubona ko director rwose iraca n'inyungu imaje kujya mu nyungu mu madore 300 kamenyerekeyemo. Account history yanjye ngiye uyu munsi nakoreye amadolari 2600 uko nababwiye yuko ino account nayitangiye iri ku bihumbi 25 kugeza ubu balance urabona ko ifite 39,232,145 iriya profit irimo kumano nahitarimo, ukuvuga ko mfite inyungu igera mu bihumbi 14 nakoriye muri kuno kwezi gushize kuva ntangiye gukora trading kuri no account. Nataye kwikoreraho trading kuva kuri 7 z'ukwa 4. Uyu munsi nkoze record iyi video ni 14 z'ukwa 5. Nukuvuga ko ino account imaje kuyikoreraho inyungu y'ibihumbi 14 by'idolari ngendeye kuri deposit y'ibihumbi 25. Urabona ko iri kuri 39,232,145 by'idolari niho igeze. Alright, so guys, cyeka buri kimwe cyose kugeza ubu ugisobanukiwe. So guys, intego yawe ya mbere nk'umutureda ukubasha gutsinda cyangwa se kumara igihe kirekire muri iri soko account yawe idahungabana, wirinda guhungabana. Intego ya kabiri ni ukuzamura account cyangwa se capital yawe gake gake. Intego ya gatatu ni ugukorera inyungu nyinshi cyane. Abatraders benshi bashasha bafata intego ya gatatu cyangwa se icyo bagakoze ku mwanya wa gatatu akaba ari cyo bashira ku mwanya wa mbere, barangiza bakibagirwa ko intego ya mbere n'iya kabiri zibaho, hanyuma bagakubitwa n'isoko bataratangira. Kugira ngo ubeho ubuzima bwiza ugomba kubaho amaso yawe afunguye, no kugira ngo ube umutureda mwiza bisaba guhora amaso yawe afunguye kandi agendana n'imitekerereze mizima ya nyayo no kwizerera muri wowe, ukamenya neza ko kugira ngo ube winning trader, professional trader cyangwa se wa mutureda wa nyawe ufite inararibonye, uhora ubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho, urufunguzo rwa buri kimwe cyari cyo cyose rutari muri computer cyangwa se muri smartphone, ahubwo ruherereye mu mutwe wawe. Abatraders bose bawininga bari professional basobanukiwe neza akamaro ka psychology cyangwa se imitekerereze mu gihe bari muri iri soko. Abatraders bashasha bo bita ku kamaro k'imitekerereze yabo, ubaka imitekerereze mizima nyuma yo kwiga aya masomo neza, ubundi urebe ukuntu ubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho. Alright, so guys, waba waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe se, reba none muri description cyangwa se muri comments urasanga link ya broker wizewe, ubundi ufungure account yawe ya trading rangira ukore trading nta kibazo. Urumva ugikeneye gusobanukirwa neza iyi business ya online forex trading, ura subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Reka twongere duhure muri indi somo rikurikira, gukomeza gusobanukirwa no kureba kure nibikomeze bibane nawe.
bye bye.